ngeze hanze nsohotse amashuri ngeze hanze sosiyete ntiyabanje kujya inanira yo hanze abantu bo hanze bakuru kandi bafite ubwenge ugasanga umuntu mukora kureba rwose akakwita ibintu by'ibizina utazi kimuga uri wa muntu Imana hari n'umuntu w'umugabo umuntu w'umusore rwose aranyitukira ngo wa n'umuntu ngo cyangwa ngo ni igikima ngo ni igiki narabyumvisha nyine nikopurikamo nyine ndavuga ati Imana ifashe simpungabane nabaye uririmba aho bita muri college naje hashika narahagiye bamatarasiferi yo kuncisha mu cyuma ngo bambage nyine ubwo twagezeyo hashika muganga abwira papa ati genda ubanze ureke ibitaro bihari ureke umwana yabona aho aryama bagiye basanga ibitaro byuzuye nyine mbura aho ndyama ndataha baramuganga azagaruke ngo hamubwira azagaruke nyine tasfe bamuhaye ihura nuko yashatse undi mugore babitsiriye aho ngaho nyine aravuga ati nta mafaranga mfite yavuza umwana byabirangiye gutyo. Neza urakomeye cyane. Witwa nde? Banyita Mushimiyimana Zainab. Uri umwisilamukazi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibyo bisobanuye iki? Nyine abakwifurije amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Wabaye umwisilamu ryari? Navutse mbona ababyeyi banjye ari abasilamu. Cyafite ababyeyi bombi? Iyo ariko mbana na mama wenyine. Papa yashatse undi mugore. Si ibintu nakomeje kumva hano by'igashora abagabo bashaka abandi bagore ibyo bintu ndumva niwanyu byarahageze. Bireze ahubwo inahangaha niho biri cyane kurusha ahandi hose. Biterwa n'iki? Ntago wamenya pe. Rwose ujya kubona ukabona umuntu umugabo ataye urugaragiye n'abana ataye urugaragiye ashaka abandi bagore nyine. Papa wawe se avuga ko ari iki cyatumye agenda agata mama wawe? Mama niwe wenda waba ubizi ariko gusa nabonye batandukana gutyo nyine. Ese we nka papa wawe ntabwo wamuganije umubwira uti papa ko dusize bigenze bite? Wamukura ese ko nyine aba yariye karunga aba yarakaye nta kintu mwavugana. Ese we mperuka kuvugana ryari? Yagiye mu mwaka wa 2002. Urumva ko amaze igihe kinini cyane. Yamaze imyaka myinshi. Ubu ufite imyaka ingahe Zaina? Mfite 27. 27. Mu rugo se muvuka n'abandi bana bangahe? Mu rugo turi abana 5. 5. Ariko ninjye mukuru nyine. Niwe mukuru. Nuko nimugariye. Ubumuga bwaje ryari bwaturutse kuki? Narabuvukanye. Navukanye imbasa nyine baravuza biranga. Ubuse bakuvurije he na he? Nabaye uririmba aho bita muri college naje hashika narahagiye bamatarasiferi yo kuncisha mu cyuma ngo bambage nyine ubwo twagezeyo hashika muganga abwira papa ati genda ubanze ureke ibitaro bihari ureke umwana yabona aho aryama bagiye basanga ibitaro byuzuye nyine mbura aho ndyama ndataha baramuganga azagaruke ngo hamubwira azagaruke nyine tasfe bamuhaye ihura nuko yashatse undi mugore babitsiriye aho ngaho nyine aravuga ati nta mafaranga mfite yavuza umwana byabirangiye gutyo. Kandi washoboraga gukira? Muganga baye yabibonye ko namaze guca mu cyuma. Nuvuga ngo kuba papa wawe yarasize yarabataye akava mu rugo biri mu bintu byatumye umugara? Ntibikubabaza cyane? Oya buriya ntabwo byambaza ngo nanga umubyeyi. Buriya hari igeno ry'Imana nyine iyo ryaje akundi. Ugomba kwiyakira kuko sinjye mfite ubumuga njyenyine. Ni turi benshi pe. Rero ikintu cya mbere umuntu agomba kubaho ni ukwihangana no kwiyakira ubuzima bugakomeza. Iyo umuntu yiyakiriye akavuga ati genda uyu n'uyu yigize neza iminsi irakomeza. Kandi iyo utekereza ufite n'ubwenge ubasha gukora ntekereza ko nta kintu. Nuko wenda nta bushobozi bwabone bwo kuba nakora ariko nanjye nakora wenda sinavoma cyangwa se ngo nashye ariko
akazi ko kuba nakora nicaye ko nagakora. ubu se mu bwana bwawe wakuze gute? Nabayeho nyine mu buzima kuko urumva ko umubyeyi yari amaze kuntagiye, nabaye mu buzima bubi tubaho nabi ariko turakura. Mu rugo ni wowe umeze gutya wenyine cyangwa hari n'abandi? Oya ni njye njyenyine. Mama wawe ntibimutera agahinda cyane? Oya ntabwo bimutera agahinda kuko yamaze kubyakira. Gusa nyine numvaga avuga ko ngo ego nubwo yabona ahantu ngo bansengera nkakira ngo ntabwo ataka ari umusiramu ngo yava mu nda akagenda, namubwira ati jya wihanganisha igerageza kuko wihanganira nesha. Mama wawe noneho ntabwo ari umuyisilamukazi? Ni umusiramu. Biriya bintu byo kujya mu gusenga mu byuma by'amasengesho mwebwe ntabwo mwize mubigerageza? Oya. Kubera iki? Twe twemera ko Imana ibaho kandi ikintu cyose buriya ni igino rya Nyagasani. Imana iba ifite ukuntu yabigenje nuko izabigenza. Ese ntabwo wemera ko hari abantu baba barwaye indwara zikomeye bafite n'ubumuga bajya wumva bajya bakira? Nyine ndabizi ko bakira ko amasengesho, ariko njyewe idini ryawe ntabwo ribinyemerera. Ngenda umusiramukazi ntabwo nemerewe kugenda ngo mvuge ngo ngiye gusenga kuko urabizi ko Yesu mu cyumba cy'amasengesho basenga bavuga ngo Yesu umfasha, ngo Yesu nkiza, umwana w'Imana nkiza, ariko twebwe ntabwo tubyemerewe. Ese mutabyemera niba hari ibimenyetso binaguhamiriza ko hari abantu bakira? Ni ukwemera kwanjye. Niba ibintu biba n'amaso yawe ukabona ko byakunze kuki wowe utajyayo? Ariko ngiye mama bitanakunda kuba nakira. Ntabwo byakunda. Abyumva basengewe nabaho baride nabande bose bagakira? Impamvu ngiye mvuga ngo ntabwo nakira ni uko ari imbasa nyine navukanye, kandi imbasa itandukanye n'izo ndwara nyine zisanzwe. Wenda ushobora kuba barakuroze bakagusengera ugakira, ariko buriya hari indwara ya karemano umuntu avukana. Hanyuma ubu se mu kanya wahoze umbwira ngo urangije kwiga vuba? Ndangije nyine kwiga segonderi ariko ntacyo mfite cyo kuba nakora, nta n'umuterankunga mfite wenda wandira inkunga ngo nkore. Ukuri ni ukwiyicarira gutyo nyine. Birumvikana ko ku myaka 27 umuntu aba arangije na za kaminuza n'ibindi, mu bintu wenda byatumye ukererwa kurangiza kwiga harimo n'ubu burwayi? Burimo kuko hari inyubako zimwe na zimwe bavuguruye vuba, ngewe ntabashaga kuvuga ngo ngiye ku ishuri kwiga. Noneho urabona hari adihiro mwahaciye muri kuza, hari ikigo cya adihiro kiri hariya, kuko ngewe ntari kuba mfite igare ntabwo nari kujya ku ishuri ko hari kuri ngewe. Byabaye ngombwa yuko abana twagiye twigana bahise batangira ishuri ko bari bazi bagendaga, ariko ngewe sinahise mbona ubushobozi bwo kuba nakiga kuko nimaze kubura umubyeyi ugatikora nta mubyeyi mfite wamfasha, reka nicare igihe nzabonera ubushobozi nziga. Rero sinzi ko nabonye amahirwe mbona igare niga ndihira imyaka 2, noneho hari umuperefe twari tuziranye wo ku kigo duturanye bita kuri Nega hano haruguru. Namusabye namwegereye ndamuganiriza, ndangije nyine mwereka biroti. Nagenda muganiriza akamwegera neza, agase perefe ko nzi ubwenge koko natsinze mwambaye ikigo nkiga, ko ndi umusiramukazi kandi ko mutwe nta bushobozi mfite, nta n'umubyeyi mfite wandihirira mwambaye ikigo nkiga. Aravuga ngo nzagende mwegere na diregiteri ahari ubundi mbibaganiriza. Mbibabwiye nyine barakunda baranyumva, banyaka nyine indangamanota birote ndayibashyira, nibahaye basanga afite 70%, bahita bamubwira ngo uzaze wige, kuko nta bushobozi nahise bwo kugura nyine ibikoresho by'ishuri. Nahise ngenda nyine bampa ibikoresho byose n'ivarisi byose, ndangije ninjira mu kigo ndiga pe numva ndishimye, kandi narahageze abandi bana bamfashe nabi baranyakiriye ndiga, bakajya bamfurira bakanterera ipasi, ibintu byose bakamfata neza, bakangaburira ibintu byose bakabinkorera. Numva ndishimye kuri njye, numva ndi muri sosiyete nziza cyane kuko ni ikigo cy'abakobwa. Bakita Nega. Ariko byaranshimishije n'izisaha, ahubwo ngeze hanze
nsohotse amashuri ngeze hanze sosiyete ntiyabanje kujya inanira yo hanze abantu bo hanze bakuru kandi bafite ubwenge ugasanga umuntu mukora kureba rwose akakwita ibintu by'ibizina utazi kimuga uri wa muntu Imana hari n'umuntu w'umugabo umuntu w'umusore rwose yanyitukiye aranyitukira ngo bamufise ngo n'umuntu ngo cyangwa ngo ni igikima ngo ni igiki narabyumvisha nyine nikopurikamo nyine ndavuga ati Imana ifashe simungabane ndihangana ndarwara nyine ngisha inama umuntu mukuru ngo ati hanga bibaho sosiyete yo hanze irananira n'izi saha umva kuba mu bantu bo hanze nyine noneho ahantu ngaha mu cyaro yari ibintu bikaze no kwihangana. Muri segonderi wari wize mwiki? nari nizemo chemistry kandi waratsindaga wajya kubona amanota meza? yabonaga akanigisha abandi bana. Ubu se wenda nk'icyo washobora gukora kijyanye n'ibyo bintu bawarize n'iki? Numvaga nakuze niyumvishamo kuba nawe umunyamakuru ariko nkumva yuko kufita gushaka amakuru ahantu runaka nkumva ni ikibazo, nkumva ko byanze n'ubundi nazaba umuganga. Nakundaga ubuganga cyane nyine ariko nkumva nyine kubw'ubushobozi ntibirimo birakunda. Urangije uyu mwaka segonderi? Narangije 2016. Wabonye amanota angahe? Nabonye 60%. Kuva icyo gihe nta tuntu tw'uturaka nta kindi buno? Nagiye ntubona cyane, nagiye ntubona two kwigisha abana mu makaritsiye, kubigisha imibare. Hari n'umwenjenyeri waje kubaka ayo mashuri yanegamiye ikiraka cyo kuba kuri stoke, ndakora umwaka n'amezi 3, amemba 2 ku munsi, tugahemberwa buri minsi 4. Byaje kumfasha cyane, nkafasha no mu rugo nkabasha kubahahira nanjye nkambara nkanisiga. Abandi bana muvukana se bo bariga bimeze gute? Abandi bana ubu ngubu bana basigaye higa umwe, umusaza nyitukuru cyane yarashatse abarazanye amata. Murumuna wanjye wenyine afite umwana ari mu rugo turi kumwe. Mubayeho mutese mu rugo? Mama hari ikintu akora? Mama nyine nawe yahingaga umuceri ariko barabambura cyane nyine bakabakata n'udufaranga bahinze ntibashe kutubona ngo bafashe amafumbire n'amazi bakabakata nimba bakoresheje nk'ibihumbi 300 n'ijana n'uribone. Kandi ngo bakase iki amazi yonyine nta n'ifumbire batoye. Abantu ugasanga barara bati rero mama n'ubundi urisharije ibyo ngibyo byo guhinga umuceri akababyihorera ukajya ukora icyo ushoboye. Ubwo nyine nabwo se ngana nimbire ka uzabaho gute, kubona ko nawe utishoboreye uzabaho gute? Nubwo ati Imana igenda ipaga ko umuntu abaho, wenda ejo nshobora kubona ikiraka nawe ukabona nanjye nkabaho ubuzima busanzwe ntukavunike rwose. Ubuse kurya, ku mibereho, kwambara bica mu zihe nzira? Nyine kuko ntacyo mfite cyo gukora, no mu rugo urebye ntacyo bafite cyo gukora. Hari nyine ubwo iyo bibonetse umuntu arabyambara, iyo bibonetse nyine biraza, ariko mu rugo nta kintu cyo gukora. Ariko nahoze nifuza kera ese umuntu yazajya gushaka abanyamakuru wenda za Kigali. Nyine nkumva nyine hari n'imbogamizi cyane, wenda umuntu akabwira ikibazo yifitiye. Maze iminsi mbitekereza cyane, gase mara yanjye n'ubuzima umuntu ababayemo pe. N'ubu ngubu akarere ka Bugesera karaje gafata abantu bafite ubumuga 100%, nanjye ndimo ndagenda mageze biranga ngo ndi ku cyiciro cya mayi nyine kuko mari mu cya 2. Ubundi igihe abantu birambabaza ariko yenda byakira, bajyaga bahembwa buri 40,000 bya buri kwezi. Ngiye ntarimo kandi ku buryo no muri sale twari twicayemo abantu bose bavuze ati aho kugira ngo tuyafate uyu mwana niwe wayafata, kuko pe ntabwo bidushimishije. Nariruka njya kwa meya, njya kwa umva n'ahantu nagiye biranga nenda byihorera. Nagiye kwa meya w'akarere ka Bugesera arangije arambwira ntabwo mwibuka arahindutse ahari. Bishobora kuba ari ukiriho sinzi kuko icyo gihe njyayo bari baramuhinduye barazanye undi.
Nuba mfite nimero yereka ndebe uko yitwa, yakubwiraga se ko impamvu batagufasha ari iyihe? ahubwo yarambwiye yahamagaye itifu w'umurenge wa Gashora kubera yuko nyine yari umugore, arambwira ati uyu mwana umeze gutya na gutya uramuzi? Avuga ati njyewe ndamuzi avuye hano. Nese ko mu buzima bwe abayemo urabuzi? Ntabwo nzi. Ese mwazagiye mukamusura mukareba uko abayeho, karaka afite mituweli rwose ibintu byo kumushyira muri VIP ntibyakunda, bafatiye ku cyiciro kandi aracyari kuri iwabo biranga. Bashaka gushyira muri VIP ufite n'ubumuga? Basanga ntabwo byakunda. Abona uyu witwa Richard Mutabazi? Ntabwo muzi amazina ariko sinzi, bashobora kuba ari n'umugabo muremure muto w'inzobe, muto muremure. Ubwo nyine byaranze ndazi mera aravuga ngo muzamusure murebe uko ameze n'uko abayeho, hanyuma muzamwishyure mituweli mujye mufasha nk'ikigega cy'umurenge. Naraje ndiruka nshaka gitifu, ndiruka ariko yumva kuba ko ngiye ku murenge kuba arimo akagenda, ngiye ku murenge rimwe sinshobora gusubira ariko nyine kunanirwa. Mbona biranze ndabyihorera. Avuga ati nyine ubwo ntabwo Imana yabimpangiye nyine. Ariko mu by'ukuri nahoze nifuza yuko hari abantu bafite ubumuga babayeho nabi mu cyaro batabona izo nkunga ziza bikagarukira i Kigali gusa no mu mijyi iyo ngiyo, ariko twebwe ntitubone abaterankunga. Ibyo ngibyo nabyo bigatuma n'umuntu nk'ubu ngubu ndamutse mbonye nk'igishoro nkakora nakwikorera. Iyo nubwo nabona umuterankunga akajyana n'icyo afasha ako kibazo se wabwira abayobozi birukana no kumva bishimye bakamubona. Ese wumva washobora gukora iki bikoresha? None tubona ko wangu tumushyira mu bucuruzi byagufata nk'amafaranga angahe? wenda inaha ngaha inzu kubera ko ari mu cyaro ihagaze nko mu 10-15 rwose nakora pe, wenda byose bigaragara nk'ibihumbi nibwo utangira kuri 300 cyangwa 200 nakora. Ati ikibazo ni ukubona ubuteye abantu bo mu cyaro rero hano babone ko bari bajya mu gishanga bagahinga n'iyo miceri bagasa n'ibyo ko bagakora, ariko hanjye nahoze mbona n'abagore birirwa bagenda ku magare bavoma. Ariko nawe gishungira igare urarizi? Ntabwo nziranirizaga nakuzanira bigenda kuri karanika rihariye none gafite sinagira. None se bya bikoresho bahereza abantu bafite ubumuga nk'iryo gare watubwiye wagiraga bijya muri segonderi? Ntabwo yaranguriye. Byarashaje? Byarashaje. None se twishura ahantu wabaga abandi bantu bafite ubumuga biganaga? Yari ahari umuhungu abandi bana bakamusunika bakambwira mu ishuri nawe yari azi ubwenge. Wize sizeme ngewe ndi mu wa gatatu. Ubu bivuze ngo nta handi hantu urabona wakomanga baba bafasha abafite ubumuga? N'ubushobozi bwo kubona amatike wahise ufite amafaranga utegera ugenda nabyo biba bisaba amafaranga, ariko mu by'ukuri njyewe ntabwo nifuza kera yuko nashatse no kwasa umuntu yabona abanyamakuru gute ngo bagezeho ikibazo. Mu by'ukuri hari abantu bafashwa bafite ubumuga ubona ko butanakanga, ariko abantu bafite ubumuga bukabije ntabwo babona iyo mfashanyo, kandi ndabizi ko Kagame imfashanyo azohereza kandi bizatugereho ni ikibazo. Rero ngubu nakabaye mfite n'umuterankunga ntabwo tumaze bateza imbere abandi bose babahaye ikintu bakoze bene bakeneraho Imana abantu bakaza bihangana umunsi byabiga basanga aho bicaye ugatuma bihangana Imana yagize gutya ko bavukanye ubumuga burira bizi impamvu yabikoze.